isi irimo kwica umugabo, killing masculinity. Muzarebe ibintu byo dore ukuntu zino video zikorwa. Nimba ukeneye kureba ukuntu ino video ikorwa, twagiye kuri ino video rero. Ujya muri Play Store yawe ugashaka application bita Dreamface. Dreamface dore isa gutya, ni iyi ngiyi. Ujya muri Play Store ugashakisha application bita Dreamface. Ukuntu rero bigenza, ujya muri Play Store yawe. Dore Play Store ngiyi, abantu benshi usanga batayizi, ni iyi ngiyi Play Store. Iyi ngiyi ndi kubereka. Ukajyamo ukajya kuri search ni iyi ngiyi, iyi yo hasi, hano hasi. Wamara kujya kuri search ukagera gute, ugasachingamo Dreamface. Dreamface uku byanditse gutya. Wamara gukanda kuri Dreamface uku byanditswe gutya, ugahita ukanda kuri search cyangwa se kuri keyboard yawe hasi kuri search, then ugategereza biterwa na connection. Dore ngiyi yanditseho AI video generator, ni iyi ngiyi isa n'icyatsi, ngira ngo nayiberetse. Urabona ngiye nari nyifite, kereka nshaka gukora update. Hanyuma iyo umaze kuyinstalla ugukanda hano nyine kuri install. Umara ukanda kuri install, yamara kuyinstalla ugahita usubira inyuma ukajya ahiri, ukagenda ukayifungura. Ariko mbere yuko uyifungura uba ufite video cyangwa se audio ushaka ko ayo majwi ariyo uri buze gukoresha ku ifoto. Kubera yuko turi gushaka gufata ifoto yacu tukayivugisha. Ishobora kuba ari indirimbo, ashobora kuba ari ikiganiro wagiranye n'umuntu, ashobora kuba ari icyo ushaka kubwira abantu, udashaka gukora video, ahubwo ushaka ko ifoto uri bufate ifoto imwe mu yo ufite ikabikuvugira. Uhita rero iyo ufite no application ufite niyo audio biba byoroshye. Nuvuga icyo ukora ni iki, winjira muri application yawe ugategereza uko ikenera data. Iyo umaze kuyifungura, imaze kukwereka screen imeze gutya, uhita ukanda kuri aka kantu k'agafoto handitse ngo photo lip sign. Aha hejuru aha ni ukanda, ntabwo ukanda hariya hirya aba ari ugiye no gufata video, ugiye kuyihuza n'iyindi audio. Nuvuga ngo nyine twa application twinshi, hari aka ko hasi ka Avanta, hari aka kameze nk'ipusi, aka kanditseho pet lip. Nuvuga ngo nyine biterwa n'icyo ushaka gukora. Ubu banze uyidownloading, uyinstall, nurangiza ubanze ukore ino ngiye kukwereka, nawe uzagenda uvumburamo izindi video nyinshi. Iyi ni application ya AI cyangwa se artificial intelligent. So twagiye, nuvuga ngo uhita ukanda amahanga naberetse muri face. Ngiye no foto yari isanzwemo ariko tugiye kuyihindura. Iyi urabona ko yahindutse. Iyi nayo ukuntu bayikora, ubishaka wazanyandikira muri comment ngakwereka ukuntu twakora ifoto iturutse ya AI iturutse mu yo wari ufite. Urabona ko ino foto nayo ndi twari dufite ni bimwe, ahubwo uyu ni ngewe wahise uhindura ifoto. Uvuga ngo iriya foto niyo yiyi. Ubwo rero twahitamo icyo dukoresha, reka dukoresha ingi nta kibazo. Ubwo iyo umaze rero gushyiramo ifoto, uhita ujya ahangaha kuri add script to continue. Aha nyine abantu haba harimo umwanya, ugakandamo. Iyo umaze gukandamo uzanga kuri import, ukazana from the album. Ubwo ugiye gufata ifoto yawe. Ubwo tugiye kuyikura muri album. No tugiye muri album, tugiye gukuramo video ifite amajwi dushaka guhuza n'iki na ya foto. Cyangwa se wari ufite amajwi wirikodinze wowe, uraza ahangaha ukajya muri album yawe bitewe
n'ahantu wabitse iyo nuze yawe, iyo audio yawe ukayishyiramo. Ubwo ngiye gufanga amajwi mfite ari muri ino video. Dushobora gukoresha aya ari muri ino video. Hano harimo amajwi ya Antoine, ubwo niyo tugiye gukoresha. Bitokandamo iyo voice cyangwa se ayo majwi, umva uko navuga. Nimurebe isi turi mu isi irimo kwica ubugabo, killing masculinity. Muzarebe ibintu byose. Ngira ngo ino video y'uyu mugabo murayazi. So ino audio ya Antoine tugiye kuyihuza na ya foto yanjye. Uhita wemeza hejuru kuri confirm, ugategereza, biterwa na connection. Noneho ubu byahuye, noneho ujya kuri animate nivuga ngo ugiye kugeneratinga ya video yawe ifite amajwi washatse. Hanyuma igiye kugeneratinga nyine video, kanda kuri animate, urategereza. Birihuta cyane rwose, irihuta cyane. Urategereza gato kugira ngo rero reka tube dutegereje. Nuvuga ngo rero ukeneye ikindi kintu cyose gikorwa na AI cyangwa se artificial intelligence wambwira, kuko ni uburyo bwa technology busigaye bugezweho, aho buri kintu cyari cyo cyose gishobora gukorwa bitewe. Ushobora gufata ifoto ukayibyinisha ukoresheje umuziki, ushobora kuba ufite amajwi ariko udafite studio, ukaba wafata ya majwi yawe ukaririmba, AI ikaguha instruments z'umuziki, ukirikodinga ugakora umuziki. Ni byinshi. Ikintu cyo ari cyo cyose uzashaka ko dukoraho uzajya ugira gute, uzajya umbwira. Urabona ko ya video yacu irarangiye. Turi mu isi irimo kwica ubugabo, killing masculinity. Muzarebe ibintu. Uri kubona ko n'amaso arahinduka n'iminwa. Niba hari umuntu ufashwe nabi mu isi ya none, n'umuntu witwa umugabo. Ujya mu bihugu bimwe biravuga ko byateye imbere. Umwana iyo afashe. So hanyuma ushobora zino video nk'izi ngizi rero ushobora kuzikoresha muri social media, cyane cyane nko kuri TikTok, kuri Instagram n'ahandi. Kuri YouTube naho ushobora gukora video ukaba wayaploadinga, ukayikora nka content, ariko ukajya ukoresha amajwi yawe kugira ngo batazaguha ibihano bya copyright. Ukajya ukoresha amajwi yawe gusa, udashaka kwirirwa wikamera. Ukajya ufata audio ukirikodinga, mara kwirikodinga ugakoresha ifoto nziza ushatse, utiriwe. Harimo abantu batinya kwikamera, cyangwa se hari abantu batinya kamera. Nimba utinya kamera, igisubizo ngiki AI yakizanye. Irimo kwica ubugabo, killing masculinity. Muzarebe ibintu byose muri kino gihe. Niba hari umuntu ufashwe nabi mu isi ya none, n'umuntu witwa umugabo. Ujya mu bihugu bimwe. Iyo ushaka rero kuyidownloadinga, ukanda hasi kuri aka kantu ka download, ukagakandaho. Ni amasegonda yarangije kuyidownloadinga muri album. Nimba rero ukeneye kugira izindi comment, cyangwa se nimba ukeneye kugira ibitekerezo uduha, cyangwa se hari ibyo ushaka ko tugufasha, watwandikira muri comment kuri Jado.net Media, cyangwa se ukatwandikira kuri telefone yacu ariyo 0728295528 kuri WhatsApp. Turi kumwe, murakoze. Ciao. Killing masculinity. Muzarebe ibintu byose muri kino gihe. Niba hari umuntu ufashwe nabi